Haleluya, haleluya. Amen, amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 61. Duhere ku murongo wa mbere turaza kugera hepfo gato. Iri jambo ry'Imana riravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yasize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Murongo wa 3, yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Imana idufashe. Amen. Ndagira ngo dusubiremo cyane uyu murongo wa 3. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Umurongo wa 4, nuko bazubaka ahasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. 5, abanyamahanga nibo bazabaragirira imikumbi, kandi abashyitsi nibo bazajya babahingira, bakicira inzabibu zanyu bakazicira. Murongo wa 6, ariko mwebweho muzitwa abatambyi b'Uwiteka, abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu. Muzarya ibyo abanyamahanga batunze, kandi mu cyubahiro cyabo niho muziratira. Mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa kabiri, mu cyimbo cyo kumwara kwabo bazishimira umugabane wabo. Nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri, bazagira umunezero uhoraho. Mwakerereza ijambo ry'Imana. Abo tutaziranye, nitwa Revera Pasiteri Moise Sindayigaya, ndanezerewe ku bwanyu n'ukuri. Amen. Ndifuza ko iri jambo ry'Imana umuntu wese rimugirira umumaro. Hano harimo ibintu bikomeye. Uyu mwanditsi witwa Yesaya, muri uyu murongo wa mbere yavuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye. Iri ni ijambo ryitwa kwihamiriza bitagombeye abandi bantu, icyo bita intermediaire. Arimo avuga ati ndabizi ko umwuka w'umwami Imana ari kuri jye. Sinjya mbishidikanya, ntabwo ari ngombwa ko abantu babimbwira. Mfite ibimenyetso birenga kimwe binyereka ko umwuka w'umwami Imana ari kuri jye. Ni ikintu gikomeye, kwimenyaho imbaraga, kwimenyaho ubutware,
kwimenyaho ubushobozi ntabwo ari ikintu abantu benshi bashoboye. Reka nkubwire inshuti yanjye, hari ibintu wakwimenyaho, hari ibintu wakwibonaho, ariko hari n'ibyo utakwibonaho. Ababo rero baravuze ngo umwuka w'umwami Imana nta gushidikanya ari kuri jye rwose, ntabwo nirirwa mbigira mu matora, arahari. Kandi reka mbabwire, hari umuririmbi yavuze ngo twemezwa n'iki? Ubundi twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru? Ahita yisubiza ati burya ni umwuka wihoraho. Aravuga ati ubundi si ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa n'iki? Aravuga ati n'ubundi nabyo ni umwuka wihoraho. Ahita avuga ati dushaka uwo mwuka rero, dore ni Yesu wawutugeneye, niwe wawutugabiye. Aho nshatse kukubwira ngo iyo utari wimenyaho ikikurimo biranagora no kugikoresha. Iyo utaramenya yuko ufite umurongo ugenderaho biranagora no kuwugenderamo. Iyo utaramenya izina ryawe yuko riri popirere biranagora no kuririnda. Iyo utaramenya ko izina ryawe rihigwa ugwa mu gice cy'ababisha kuko utigeze umenya ko hari ibiguhiga. Iyo utaramenya ko isura yawe idasa n'iy'abandi ibije byose birakwanduza kuko ntacyo wikanga. Iyo utaramenya agaciro k'ikiraro ukamenya ari uko ugarutse kwambuka ugasanga kitagihari, nibwo utangira ukavuga ati ubuse noneho ndambuka binyuze mu yihe nzira. Umwuka w'umwami Imana ari kuri jye. Agera ku ijambo rya kabiri nshaka kugira ngo dutindaneho. Aravuga ngo kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ni ijambo rivuze ngo kwimenyaho imbaraga, kabiri ukamenya misiyo Imana iguhaye. Ndagira ngo mbwire abantu bose banteze amatwi ngo ikintu gikomeye kigora abantu ni uguhagarara muri misiyo y'Imana. Icyambere, niba hari ibintu bigoye ni ukubahiriza misiyo kandi uwayiguhaye gereza ye itari hafi. Kubera ko ibintu Imana itubwira izahanisha abantu ni ibihano biza ariko bitaza ako kanya. Ndatanga urugero. Niba Imana ivuze ngo bana nanjye cyangwa se kora ibi n'ibi, niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umuntu yitwa umukozi w'Imana ariko ibintu akora bihabanye n'ubukozi bw'Imana. Kubera iki? Nubwo yitwa umukozi w'Imana biravuze ngo afite umukontorora witwa shebuja, ariko kuko shebuja atigaragaza mu bantu buri munsi ngo amukoze isoni avuge ngo unyikira akazi, ashobora no kukica kandi agakomeza nk'izina ryo kwitwa umugaragu wa shebuja ari we yahemukiye. Ashobora no gutuburira abantu cyangwa akabeshya akaguma akitwa umugaragu wa shebuja, kuko shebuja uwo ntabwo aza buri mwanya. Niyo yaza avugana nawe mwibanga kuko niyo idukubita yegetseho. Imana ifashe mu nyumve cyane. Ikintu gikomeye nabonye ni uguhagarara mu kintu bita misiyo. Icyambere yabanje yimenyaho ko umwuka w'Imana umurimo. Kabiri aravuga ati ariko kandi ntabwo ari umwuka w'Imana gusa, ahubwo yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Atangiye kuvuga icyo bita detaye ya misiyo. Yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Reka nkubwire inshuti yanjye, biragoye
kubahiriza misiyo biragoye. Dufite abantu b'imbaraga bahawe misiyo zirabananira. Reka wenda nivugireho abantu nka babiri gusa ntacyo bitwaye. Uwa mbere ni Sawuli. Sawuli Imana yamuhaye misiyo iramubwira ngo ugende urimbure Abamaleki, ubarimbure ntusige n'umwe. Abamaleki barambabaje igihe Abisiraheli bavaga muri Egiputa bajya i Kanani, bahemukiye babima inzira. N'igihe bagendeye babagenda runono, bakajya batema inka zabo ibitsi. Abanyantege nke muri bo b'abasaza bakabica umugenda. Abamaleki barambabaje. Ndagira ngo Sawuli we, ubwo nkwimitse ukabuje kandi uri umugabo w'ibigango, ubwo ngukuye iwanyu mu muryango w'Ababenyamini, ubwo nguhamagaye nk'umunyembaraga, ndagira ngo urimbure, nguhaye misiyo yo kurimbura Abagagi. Genda urimbura Abamaleki kandi uhere kuri Agagi umwami wabo. Ugenda urimbura umukuru, ugenda urimbura umutoya, urimbura umugore n'uruhinja, urimbura inka n'amatungo, urimbura buri kintu cyose cyitwa icy'Umwamaleki. Iryo jambo ryagoye Sawuli. Sawuli ngo agezeyo akajya areba ba bandi barwaye benda kwipfisha, akajya areba ba bandi n'ubundi bese bari muri kondisiyo itari normal. Ngo uwabonye wese w'ikiduhagira akavuga atoya uyu nta wamukoraho. Uwabonye wese umeze neza ufite udufaranga akavuga ati uyu nta wamukoraho. Uwabonye wese ufite ukuntu asa akavuga atoya ntabwo uyu wamwica, ntabwo bishoboka. Ngo aragenda arabakikira. Bibiliya yo irivugira ngo Sawuli ngo yarokoye ibiduhagire. Ngo arangije yongeraho n'umwami wabo witwa Agagi. Arabazana ngo afata n'inka ngo z'inyamibwa n'ibiki byose n'intama byose arashorera azana ibwami. Ndi ku ijambo rivuga ngo kugira imbaraga zo kubahiriza misiyo biragoye. Kugira imbaraga zo guhagararaho Imana yagutumye biragoye. Kugira imbaraga zo guhamya abantu batakureba ni ubundi butware, ni ubundi bushobozi, ni iyindi mibereho, ni izindi mbaraga. Izo mbaraga muri iki gihe cyane zibaye nke kubera ko n'abigisha bagwiriye, n'abigisha icyo bita prosperite. Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye kujya ugendera mu ndege buri munsi nk'ugendera muri taxi. Je vais bien, je suis d'accord. Ndabyemera ko ushobora rwose no kwakira ubwo buhanuzi kubera ko tuba tunabukeneye somehow, nta kibazo. Ariko se papasi y'Imana cyangwa se misiyo y'ijuru kwari kugira ngo ugendere mu ndege utunze ibyaha byaboze, kwari kugira ngo ubeho urya neza umubiri ubyibuhe uduhagire ariko ubugingo bwarananutse bwarakobanye. Inedire za labini ngai besafote pene mandika silva. Misiyo y'ijuru nuko ngo zigira ubugingo kandi bwinshi bwinshi. Ubugingo iyo butari bwinshi ijuru rirababara. Ijuru rirababara. Muze kubinyibutsa babwire mu Kristo amaze kuva mu isayo gahinda gasasa ikiganiro yaganiriye na Mutabazi. Muze kukimbaza mu bintu bikomeye Mutabazi yamubashije. Mutabazi amaze kumuha ukuboko amugejeje imusozi, yamubajije ikibazo gikomeye aramubaza ngo nikose Mutabazi we. Undi aramubwira ngo ndakumva. Aramubwira ngo kubera iki nyir'ururembo yateguye iyi nzira y'isaya abantu basayagurika, nta bundi buryo yari gukoresha ku buryo abantu bajya mu rurembo Siyoni banyura ahantu humutse. Mutabazi aramubwira ngo umva rero, nyir'ururembo nubwo yateguye yuko abantu banyura muri iyo saya, yabiteguye ariko bitegura neza. Aramubwira ngo icyambe umuntu wese yateguye ko uzanyura mu iyo sayo yateguye mutubuye abagenzi bazajya bakandagiraho kugira ngo badasayagurika. Aramubwira ngo ariko ni ngombwa guca muri iyo sayo
kubera yuko abantu bava mu mudugudu w'irimbukiro bajya mu rurembo Siyoni, imyambaro yabo biriho ibizinga n'imyanda ibigomba kunyura mu iriya sayo kugira ngo yoke. Aravuga ati ariko ntabwo yigeze ategura yuko abantu basayagurika, ahubwo yashyizemo amabuye abantu bakandagira. Amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ariko ayo mabuye agaragara gusa iyo ijuru ritarwaye. Bivuze ngo ijuru rijya rirwara ryari? Ijuru rirwara igihe umuntu wagombaga gutanga ubuhamya ahantu cyangwa kwera imbuto ahantu azishe agahinduka usebye Imana kandi yakagwiye guhamya Yesu. Ahantu abantu bari, kuko ngewe nawe uvuga ijambo rivuga, nibareba imirimo yanyu myiza bayere ko bahimbaze so mu ijuru. Muri amatabaza, muri inzandiko zisomwa na bose, nta wakongera itabaza ngo aritwikirize inonga. Bivuze iki? Biravuze ngo ngewe nditabaza kubera ko nditabaza nakijwe mbere yuriye ugiye kuzakizwa ejo. Uriya naza agasanga nditabaza, nzamumurikira amenye aho akandagira, ye gukandagira mu isayo, ye gukandagira ahadakandagirwa, ye gukora ibidakorwa, kuko yafite uwamumurikiye, uwamubanjirije aracyamurika. Ariko uwamubanjirije iyo yazimye, uwo nawe aza watagura ibintu byose abonye, agakandagira ahadakandagirwa, agakora ibidakorwa, akarya ibitaribwa, akavuga ibitavugika, akagenda ahatagendwa, akifatanya n'abatifatanywe. Ijuru rikarwara kuko abagenzi barijyamo babuze, bose babaye kimwe. Kubahiriza misiyo biragora. Uyu tuvuze byaramunaniye witwa Sawuli. Byaramunaniye pe, byaramunaniye burundu. Byaramunaniye kubera iyihe mpamvu? Impamvu ya mbere, Sawuli ntabwo yigeze amenya ubudahangarwa ijuru ryamuhaye. Ntabwo yigeze amenya imbaraga za misiyo Imana yamuhaye gukora. Ntabwo yigeze amenya igihango afitanye n'ijuru, uburemere bwacyo. Arangije ngo aragenda abohora cyangwa se arokora ibintu by'ibiduhagire biraho, mu bintu byababaje Uwiteka. Kandi abonye Samweli aje, ngo aza yiruka kumusanganira, aramubwira ati mugaragu w'Imana, wa murimo twawukoze neza, wa murimo twawugenzemo neza uko Uwiteka yategetse, niko twabigenje. Agira ibyago asanga Samweli ntabwo yose amashereka afunguye nk'ay'abantu ba none bari konka. Ndavuga amashereka yo mu mwuka. Asanga yose amashereka y'ijuru, amashereka y'igifute. Aramubwira ngo niko Sawuli we, kumbwiye ko wawukoze umurimo uko gutama numva no guhogerana kw'inka birava hehe? Ngo Sawuli ahita ahonga, aramubwira ngo ni abantu babikuye ngo babirobanuye barabizana ngo tubitambire Uwiteka Imana yawe. Arangije aramubwira ngo none se Sawuli we, nubwo wigayaga ntabwo Uwiteka yaguhinduye umwami ukayobora imiryango 12 ya Isiraheli? Aramubwira ngo none se Sawuli we, kumvira Uwiteka ntabwo biruta ibitambo byoswa? Iyo mwumvira ibitambo kabyihorera, ko nubundi mutigeze mupatana ibitambo uzatamba. Bene data, dufite abantu baba mu nsengero babeshejwemo n'ibya 10 bibyibushye batanga, ariko mu mitima ari iminuko ntawe bakoraho. Niyo bakozeho induru ziravuga, ntawe wabakoraho inama. Bafite abambari babacira amasiri n'amarenga, niyo bizeho bakwirukana vuba vuba, bakwimura aho ngaho nk'abimura Nyakabwana.
kuko wakoze kudakorwaho. Ariko si umukiranutsi uvugana n'ijuru, ni umunyabyaha ahubwo ufite ibyo yashoye bimeze nk'ibitambo nk'ibyo ngibyo byaba itesta. Kumenya misiyo biragora. Kumenya icyo Imana ishaka mu mwanya wawe ntabwo ari ibintu bishoborwa na buri wese, ni imbaraga ziruta izindi. Kumenya aho ukwiye guhagarara kugira ngo Imana yawe inezererwe. Ijambo rikomeye, reka nihute. Reka mvuga undi wa kabiri wishe misiyo, wenda numvaga ashaka kuvuga kuri misiyo. Undi wa kabiri ni Yerobowamu mwene Nebati, umuhungu Imana yahaye amahirwe atabaho, imukuye mu bugaragu, imukuye mu masahani, imukuye mu bashi, imukuye iramuzana imwubaka mu buzima. Reko Mana we, imuha umuhanuzi witwa Ahiya, azana ibipande 10 by'umwenda, aramubwira ngo Uwiteka Imana yawe iravuze ngo enda ibi bipande kuko uzayobora imiryango 10 ya Isiraheli, kandi niko Imana ivuze. Ayo uyu nguyu byaramuyobeye kugeza ku rwego yashinze ibigirwamana, akajya abwira abantu ati dore ikira kigirwamana kiri Dani, niyo Mana yabakuye muri Egiputa. Ngize Imana zabakuye muri Egiputa, ntimugasubire gusengera i Yerusalemu, mujye muzisenga uko bukeye uko bwije. Ngizo nizo uwakuwe mu masahani, uwakuye ku buzima bw'ubugaragu agahinduka umwami, yibagirwa Imana yamukuye muri ubwo buzima, ayibangikanya n'ibigirwamana. Nta nubwo yibangikanyije nabyo, ahubwo yayisimbuje ibigirwamana. Uwo bamwita Yerobowamu yica misiyo. Reka twikomereze. Ariko ubuza abantu Imana yagaburiye bishe misiyo, ubuza abantu Imana yambitse batarambaraga bakica misiyo, uza abantu Imana yareza n'imfubyi bishe misiyo bakababaza Imana. Reka nkubwire, ubundi ukurikije urugendo Imana yagendanyemo nawe, ukurikije ubuzima Imana yaguhagazemo nawe, si twe twakabaye abangaba. Ukurikije ukuntu Imana yitamuriye imbere yawe, si nge nawe twakabaye. Uzi ko hari abantu Imana yahanduye imvunja? Uzi ko hari abantu Imana yambitse inkweto batarazambaraga? Uzi ko hari abantu Imana yagaburiye batararyaga? Uzi ko hari abantu Imana yahaye agaciro batarageraga agaciro, nta n'uwari kubacira karo rutega? Ariko ubu bakaba ari abantu bahamye, ari abagore ari n'abagabo bahamye, ari abasore n'abakobwa, abandi bazi kudidibuza Icyongereza n'Igifaransa. Imana yarapfundikanyije, ari imfubyi, abandi batagira epfo na ruguru, abandi ari abapfakazi, abandi batagira epfo na ruguru, batagira ubavugira, bavuka mu miryango idashobotse. Ariko Uwiteka akabarobanura, akababwira ngo nzakugirira neza, akababwira ati nzabana nawe, nzakubaka, nzakwiyereka, nzakwigaragariza, nzakurinda, nzakubohora, nzagukomeza, nzakugira umugabo, nzakugira umugore, nzaguha ubushobozi, nzaguha akazi, nzaguha imikorere, nzakugira umukire, nzakurinda, nzaguha kubyara, nzabana nawe, nzakurinda impfu, nzakurinda ibitero. Elo ndakumvisha Yesu. Bijya bigora cyane. Abantu benshi birabagora. Reka nivugire ikindi gikurikiraho. Ngo asanga afite misiyo yo kuvura abantu bafite imvune zo mu mitima. Afite misiyo yo kuvura abantu bafite imvune we. Kuvura tugarurire ibyacu Satani yanyaze, ibyariwe n'inzige byose Mana ubigarure,
tugarurire mana we ibyacu satani yanyaze ibyariwe n'inzige byose mana ubigarure bigarure mana bigarure mana bigarure mana we igarure byose bigarure none bigarure uyu munsi bigarure Yesu we garura ibyacu we garura ibyanyazwe garura ibyariwe inzige n'akagungu bigarure mana we garura y'amahoro garura urukundo garura amasengesho garura imbaraga bigarure mana we bigarure byose bigarure mana bigarure mana Imana ikugarurira ibyo satani yanyaze Amen. Imana igarura ibihe Imana igarura imbaraga Imana igarura ubutware Imana igarure Amen. Amen. afite misiyo yo kuvura abafite imvune zo mu mitima umutima ujya uvunika nshuti yanjye mutima uravunika ukavunikira muri etaje mutima uravunika ukavunikira mu modoka nziza mutima uravunika ukavunika ufite diplome ifite digiri afite na distinction mutima ukavunika mutima uvunika umugore afite umugabo w'ibogari n'umugabo afite umugore mwiza mutima uravunika afite umugore w'uburanga cyangwa umugabo mwiza mutima uravunika we inimbaza zose yarazikoreye ukongera geshwa dinda wa mubi yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ntiwurute inshuti zose zo mu isi anyurura mbabaye ankiza amakuba amaganya yanjye yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ntiwurute inshuti zose zo mu isi hanyurura babaye hangiza amakuba amaganya yanjye yanyakira yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ntiwuruti inshuti zose Yesu aruta inshuti zose zo mu isi Yesu aruta inshuti musangira Yesu aruta inshuti zakubeshya urukundo Yesu niwe uruta inshuti zose zo mu isi Yesu niwe uziruta hari inshuti zaguhanya hari inshuti
zitakubereye iz'umumaro, hari izakumviye ubusa, hari izakumvishe zirakuvuga. Ni uruta inshuti zose, ahimbazwe. Oh yo Yesu we, Yesu we, Yesu we, aruta inshuti delande barayi stikareva eba. Bene aya magambo abantu benshi ntabwo bayakunda, bakunda ko tubabwira ubuhanuzi. Ariko nayo nkubwire ngo ubuhanuzi buzima butavangiye bwa mbere, ntabwo makanye ko duhanura, turanahanura kuko Imana yarabiduhaye. Ariko ubuhanuzi bwa mbere butavangiye, butazigera buzavangirwa na rimwe, ni iri jambo, ijambo ry'Imana. Jambo ry'Imana jewe sinzarireka. Oh jambo ry'Imana jewe sinzarireka. Aya. Yantumye kuvura abafite imvune zo mu mitima, imvune zo mu mutima. Mutima uravunika, mutima uvunwa n'ibintu bitatu bikomeye. Uvunwa n'ibintu bitatu. Icya mbere cyitwa agahinda, icya kabiri cyitwa intimba, icya gatatu cyitwa ishavu. Ibyo bintu byose uko ari bitatu biravukana, kimwe kiza gihetse ikindi, kiza gihetse ikindi. Ari umuririmbyi waririmbye baravuga ngo aracyurirana, ariko ngewe naje gusanga aririmba iby'abantu bafite, ndanabyemera. Yaravuze ngo hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga bakavuga ngo urajyahe, bamwe bakakuvuga bongorerana ngo ntibuke, ngo ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Ageze yigera avuga ngo iyo uri mu bibazo byawe abantu ntibakuvugisha, ngo nta n'umuntu uba wagucira akari urutega, ngo kuko benshi baba bifuza kutabivamo, abandi ngo bakifuza kutanabaho. Ariko Imana igutabaye ngo bakaza birukanka ngo natwe twaragusengeye. Yantumye kuvura. Yo ufite misiyo yo kuvura abandi disi. None se wavura abandi nawe utari wakira? Wavura abandi nawe urwaye? Waba umurwaza nawe uri indembe? Wakubaka abandi nawe warasenyutse? Wakomeza abandi kandi nawe udakomeye? Watera abandi ibyiringiro nawe kandi byarakamye? Wabwira abantu iby'imbaraga kandi nawe zaragushiranye? Wakumbuza abantu ijuru kandi nawe urota nabi? Ugira ngo uraryamye ukabura ibitotsi, wasinzira gatoya ukarota nabi. Wagira ngo urabyutse ukabura aho wirirwa, ukabura amahoro ukumva uguwe nabi. Jya ufata umwanya wiherere maze usenge, suka amaganya y'umutima imbere y'Imana yawe. Ibwire byose ku murongo bikugoye, Imana iragukunda ntabwo yaguhana. Uhera mu gitondo ufite umubabaro, izuba rikarenga ugifite agahinda. Wazengurutse amahanga yose ushaka amahoro, emera yuko unaniwe utangira usenge. Imana intabare unyumve, Imana intabare unyumve.
yantumye kuvura abafite imvune zo mu mutima. Izi mvune zirangwa n'ibyo bintu bitatu navuze: n'ishavu, n'umubabaro, n'intimba, n'agahinda. Iyo umuntu yamaze kwatakwa n'ibyo binyembaraga, ntabwo acuyuka ari mu rugo rurimo imodoka irenze imwe, acuyuka afite amafaranga kuri konte, acuyuka arara mu mashuka meza, kubera intimba n'agahinda y'ikibazo runaka, kubera ibintu atashobora kubwira abantu, kuko hari n'ibidashobora kuvugika, akabura uwo abwira, akabura n'uwo atakira. Intimba n'agahinda n'ishavu bikamufatanya, byarangiza bikamutera imvune ikomeye. Wamureba igihagararo ukagira ngo yageze yajya kumva agendana umutima ujejeta. Yantumye kuvura bene abo. Diteteza oledi eva hasalamene hantea dera reto seri granteri ever somi enevak irido adi ebe erinova andike jebo adika sovea. Ndakubwira ijambo rikomeye: ntabwo agahinda gashobora gukurwaho n'amazi n'isabune byiza, nibishaka bibe bishyuhije, nibishaka bibe bivuye muri bya byuma bishyushya amwe mwita ngo ni amashofu. Nushaka we woga amazi yo muri shofu, nushaka we woga amasabune ahenze, nushaka we wisiga amavuta akomeye, dushe nziza ntago yakuraho agahinda, benywari ntiyakamaraho, imibavu n'ibihumura neza ntibigakuraho, ntago gaterwa, ntago gatereka ashwi, karanga kakagumaho. Ufata igikapu kakakubwira ati tugende ndagahinda. Dufite Yesu Kristo witwa rwiyemezamirimo, nomena lingani wazipapwa, niwe wenyine watsindiye isoko ritawezeba, rimaraho agahinda n'umubabaro n'intimba, kuko sobe edivazabo. Dogiteri w'umuhanga, w'umuvuzi, w'umukardiologiste cyangwa se umukardiologe ntashobora kumara agahinda mu mutima. Yanakubwira ngo nanjye, akubereye mwiza, ashobora no kukubwira ngo nanjye icyo gice cy'umubabaro n'agahinda ndakigira nubwo mvura imitima. Ariko Yesu Kristo yakugezeho, niwe womora inguma wenyine zo mu mitima. Hari abana b'abaririmbyi b'abakobwa baririmbye ngo Yesu arakiza, n'inkovu zigashira, n'inkovu zigashira. Yesu arakiza, n'inkovu zigashiraho. Mana we, ntabwo nari nzi ko biri bungendekere gutya. Numvaga ndi buvuga akanya gatoya, ariko reka mbabwire bene data, umuntu wese uzi ko ari kumwe n'Imana yitoze kubana n'Imana. Bazagufataho ijambo, abantu bazakubwira yuko bari kumwe nawe batari kumwe nawe, abantu bazakubwira yuko ari uko bakizwa nyamara bakuyobya, abantu bazakugomesha. Ariko buri wese, gukizwa ntabwo ari koperative, agakiza ntabwo ari ishyirahamwe. Buri wese Imana izamugororera ibyo yakoze. Ndagira ngo nkubwire ngo mu bintu bituma Imana ikurinda ni ukuba uyifitiye umumaro wa none n'ejo hazaza. Imana idufashe kandi tugire neza, umwami aturebe neza kandi atwishimire. Nta na rimwe uzigera ubona umuntu wundi ukuri hafi, keretse nuca bugufi wowe ubwawe ukabwira Imana ngo ndashaka kubana nawe. Umwanya wawe ukeneye nuwo kubana n'Imana. Ijuru rikakwishimira, rikakwishimisha ibyishimo abantu bataguha. Nta umuntu n'umwe ufite inshingano yo kukunezeza. Umunezero uzawukura ku Mana, kuko ariyo yaguhamagaye kandi ikakugirira neza. Ngo ufite ijambo rivuga ngo menya misiyo yawe, menya umuhamagaro wawe, menya ibikurimo, menya ubukene ufite, menya ibyo Imana yagushizemo, menya aho uva n'aho ujya, menya gusenga, menya gukora umurimo, menya kutavanga, menya kuvangura ibyera n'ibitera, menya guhagarara hakwiriye.
menya icyo Imana igushakaho, menya misiyo yawe n'Imana, menya aho wavuganiye n'Imana, menya umuremyi wawe, menya ikuhamagara, menya ivugana nawe, menya yakurinze, menya iyo uvugana nayo, menya yarwanye ku buzima bwawe, menya ikubeshaho. Yimenye, wikwitiranya ibintu, wisa n'abandi, wigenda nk'uko abandi bagenda, wikwitwara nkabo, wikora nk'ibyo bakora. Hari itegeko ry'umwami. Imana irashaka kugusiga amavuta mu cyimbo cy'umubabaro, mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu, muzagererwa kabiri. Amen. Kandi ngo Imana irashaka kubaka hasenyutse, irashaka kugushyiraho itegeko amarira akarangira, irashaka kuguha ikamba mu cyimbo cy'ivu, irashaka kuguha amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwa ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Ese uri igiti cyo gukiranuka? Imana irashaka kuhinduka igiti cyo gukiranuka. Muzababarire tuganire ku giti, muzankundire tuganire ku giti cyo gukiranuka. Tuzaganira kuri kiriya giti cy'umutini Yesu yashatseho imbuto akazibura, yarangiza akakibwira ngo nikive ku muhanda, kigahita cyuma. Ariko uyu munsi wa none Imana iri kukubwira ngo irashyiraho itegeko igukureho amarira, ariko irashaka yuko umenya misiyo yawe, umenya icyo uri cyo, umenya uwo uriwe, umenya ibyo ukwiye gukora. Wikwitiranye neza y'Imana, wikwitiranye ibintu nshuti yanjye. Imana iragushaka, yaguhamagaye niyo kwizerwa, ntabwo yigeze irekura ubuzima bwawe. Naho ugeze ni ukuberayo. Ineza y'Imana iracyagaragara ku buzima bwawe, no kuba ibiguhiga bitarakwishe nuko Imana ikigupfunyitse, ikikugendana. Ni umugambi w'Imana, yanze yuko umwara gukorwe n'isoni. Imana ishimwe. Amen. Abantu bafite impamvu, bino byaratinze, ibi byaranze, nubwo byanze ariko Imana yabaye Imana. Imana ishimwe. Nubwo byanze ariko Imana ntiyaguhanye mu maboko y'ibiguhiga ngo biguhitane. Nubwo byanze ariko hari urwo butaguyemo kubera Imana. Imana idutabare. Imana idutabare. Imana iturengere. Imana itwiteho. Imana irwana intambara yawe. Imana ikugaburira amashereka y'umwuka. Imana ikubaka aho wari warasenyutse hose. Imana igutarura aho wari waratakaye. Imana yongera ikomeza ibyiringiro byawe. Imana ivugurura amasezerano yawe. Amasengesho yawe yongera agira imbaraga. Imana ikubakemo ibihe byo gusenga. Imana igukangura aho wari warasinziriye. Imana ikubaka impande zose. Imana ikurinda ibitero by'umwijima. Imana ikuvane mu kivunge no mu kavuyo k'abandi. Imana igusora aho wari waraheze. Imana irwana intambara yawe. Imana yongera igukore ku maso. Imana igusobanurira ibintu witiranyaga. Imana ikurinde kwitiranya ibintu. Iguha impano yo kurobanura imyuka. Imana ikwigishe. Imana ibane nawe. Imana igukomereza amaboko. Imana yica ibyuho byose abadayimoni bari barashyize mu buzima bwawe. Imana ikangura imbaraga muri wowe. Imana igusure. Imana ivugurura impano zawe. Imana iguhe kuba umunyembaraga. Imana iguha amaso areba. Imana iguha umunezero. Imana iguha indirimbo z'abanezerewe. Imana itsinde ibyagutsindaga. Imana iguha ubuzima. Nkundira dusenge, nkundira twinginga ijuru. Ndatekereza ko ijambo ry'Imana waryumvishe bihagije, kandi hashimwe Imana yaduhaye uyu munsi ngo tuwusengeremo. Hashimwe Imana ikumpaye ubutumwa bwiza wumvishije bukubera impamba. Reka nkubwire ngo iyo wamaze kumva ubutumwa bwiza no kwisengera biremera, kuko biravuga ngo iyo imitima yacu itaducira urubanza
burya turatinyuka, nta gutinya kuba guhari, nta gukorwa n'isoni kuba guhari, nta gugubwa nabi, nta kikumwaza, kuko nawe wamaze kubifata ukabishyira hariya ngo iby'isi bikakubona nk'ubambwe, ariko nawe wabireba ukabibona bimeze nk'ibibambwe kubera yuko bitagufiteho ububasha. Reka nkubwire ngo icyari kukugiraho ububasha Imana ikikwamureho uyu munsi wa none, icyari kigufasheho ijambo Imana ikikwamurureho, icyari cyarabaye bariyeri uwo musozi Imana ivugane nawo, yimura imbago zawe guhera uyu munsi wa none, yongere guhindurira uburyo bw'imibereho mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga, tugiye kwinginga Imana, nawe wiyingingira Imana, uhendahenda Imana, utabaza ijuru maze rikwiteho kugira ngo ugubwe neza, kuko Imana yacu yitwa Karuhura, n'umutabazi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka dusenge, nawe uhendahenda Imana, n'umwanya mwiza wo kwingingira Imana no gutabaza Imana kugira ngo ikurebane amaso y'imbabazi.